witeguye ute byatuma udatungurwa. Nababwiye nti usibye kubihagarika gusa ubundi navuga byinshi nawe kandi wavuga byinshi. Reka mvuga ibyo hafi aha bitwegereye. Umunsi umwe umukobwa avuye muri kisite kwiga atashye n'amaguru ageze imbere y'urugo rw'iwabo ahahurira n'imbwa maze irasimbuka imushinga amenyo ku itama imushinga ndi ku rutugu imbwa barayamagara bayivugiriza induru bayitera imijugujugu imbwa irirukanka. Umukobwa baramwomora za mirikeri korome barapfuka araryama mu gitondo bati afite umuriro mwinshi bamujyana kwa muganga ntabwo yavuyeyo. Umukobwa umwe w'umuyaya hari Nyamirambo yoza amasahane harya hanze mu gikari itanki y'amazi turuka hejuru imwitura hejuru hamwe n'amasahane n'amasafuriya. Itanki y'amazi. Nshuti z'Imana, witeguye ute byatuma udatungurwa. Muzi byabaye mu myaka yo hambere aha, yo ni inkuru izwi n'abantu bose ntabwo ari nshyashya kuri mwebwe. Ibyabaye ku bwato bitaga Titanic. Ubwo abantu bari bakoze igikorwa nka kiriya, aho nasomye bya Titanic mwese muzi, havugaga yuko mbere yuko Titanic ikorwa nta kindi kintu cyiza gihwanye nayo cyari cyarigeze kibaho mu isi. Niyo kintu cy'igikorwa cyiza cyane gihambaye cyari cyakozwe n'umwana w'umuntu kugeza ikorwa. Yari ikintu gitangaje amaso y'abantu bose. Urugendo rwayo rutangira, muribuka ikibazo babajije kapiteni ngo mbese ubu bwato bwabasha kurohama, ngo mbese ubu bwato bwakozwe ku buryo butabasha kurohama. Igisubizo yasubize mwaracyumvise ngo n'Imana ntabwo yabyemera yuko burohama. Uko yasaga, uko yari imeze, uburyo yari yihenze, amafaranga byatwaye, ubuhanga yari ikoranye, byagaragaga yuko itabasha kurohama kugeza naho kapiteni avuga ati biramutse byanashoboka n'Imana ubwayo ntabwo yabyemera yuko irohama. Nyamara muri urwo rugendo ntabwo yasohoye. Nshuti z'Imana, icy'ingenzi si ugutangira urugendo, ahubwo icy'ingenzi ni ukurangiza urugendo. Witeguye ute ku buryo utatungurwa. Itangiriro 6:13 isomo umuvandimwe adusomeye. Imana irareba kuri iyi si, ireba ibihakorerwa, ireba ibintu uko bimeze, maze ifata umwanzuro iravuga iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Kubera iyo mpamvu isi ngiye kuyirimbura n'ibirimo byose, abantu n'amatungo. Ariko wowe muntu ukiranuka, Itangiriro 6:9-10, Imana iravuga ngo mbonye Nowa ni umukiranutsi kandi wubaha Imana. Imana iravuga iti kubwo urugomo ruri muri iyi si rwazanywe n'abantu, ntabwo bikiri ngombwa yuko babaho, ahubwo nicuje icyatumye mbarema, iherezo ryabo rije mu maso yanjye. Maze ibwira Nowa iti wibarize iki? Reka dutahe. Wibarize inkuge. Imubwira n'ubwoko bw'igiti ayibazamo. Yagombaga gukurikiza amabwiriza yahawe n'Imana ijambo ku ijambo. Wibarize inkuge. Aho hantu nahibajijeho. Nowa umusaza w'imyaka 180, Imana yamubwira ngo wibarize inkuge. Kuki Imana itavuze iti musaza unkunda unyubahiriza ngiye kukubariza inkuge nyiguterekere hariya maze uzayikiriremo abandi mbarimbure? Oya, wibarize inkuge. Nshuti y'Imana, ese ugitekereza yuko ugomba kugira uruhare mu gakiza kawe? Ugomba kubigiramo uruhare. Ntabwo ari bitangaza Imana izaguterekera hariya kugira ngo ukizwe, ahubwo nawe ubwawe ukwiye kugira icyo ukora, ukagaragaza yuko ufite ubushake bwo gukunda Imana no kuyikurikira, n'agakiza kawe ukagira mu ruhare. Aho nshaka kubajyana, ntabwo wabona aho urara, ntabwo wabona na resitora waryamo, nta mazi nta muriro bihari. Tera akajisho muri Haiti, ntabwo nakujyanayo.
urebe ibyabaye. Hasigaye umwaka ngo ibiba muri Haiti bibe, nta kintu kimwe babonye cyabibakangurira. Hasigaye ukwezi nta cyabiberetse, hasigaye n'umunsi nta cyabiberetse. Nyamara mu mvugo yacu turavuga ngo turi mu minsi y'imperuka. Inshuti z'Imana, hari igihe uba utakiri mu minsi y'imperuka, hari igihe uba uri ku munsi w'imperuka, hari igihe uba uri ku munota w'imperuka, ukagira ngo uracyari mu minsi y'imperuka mu buryo bwa rusange. Nyamara gutungurwa kwagiye kugera ku bantu buhoro buhoro, bibwira ngo baracyafite igihe kirekire imbere yabo. Witeguye ute byatuma udatungurwa? Intambara y'isi yose bafashe umusore wamaze icyumweru kimwe arongoye, bamujyana ku rugamba. Umugeni witwaga Marigarita aramusiga, barabana icyumweru kimwe gusa. Yaramukunze cyane, maze ubwo yari ari ku rugamba ararwana, ariko aza gufatwa, ibyo bita gufatwa mpiri ku rugamba, baramufunga. Uko nasomye iki gitekerezo kivuga yuko igihe cyose bazanaga uyu musore ibyo kurya, ngo yibukaga Marigarita, maze agataka cyane ati Marigarita wanjye, Marigarita wanjye. Uko bazanye ibyo kurya ati Marigarita wanjye, Marigarita wanjye. Inshuro zose yamaze, imyaka yose yamaze muri gereza, nuko ngo yabayeho. Inshuro zose uko bazanye ibyo kurya, ari mu gitondo, ari ku manywa, ari nijoro, bazanye ibyo kurya bagasanga bamwibukije Marigarita yasize ari umugeni. Marigarita wanjye, Marigarita wanjye. Umunsi umwe barabwira bati imfungwa nimuze mwese mugende, twahanye imfungwa, muze musubire iwanyu. Maze bakivuga iryo jambo, maze ati Marigarita wanjye, Marigarita wanjye. Baramusohora, bamushyira mu ndege. Uko yari mu ndege, Marigarita wanjye, Marigarita wanjye. Bamugera mu gihugu cy'iwabo, bamuvana mu ndege, agenda yihuta n'ubwuzu bwinshi, aragenda agera mu mujyi wabo, agenda areba amazu, amabombe yarasenye, inzu zose ziri hasi. Ati bombe zagushije inzu yanjye, na Marigarita ubwo yari arimo nawe yaguyemo, nta gushidikanya, inzu zose zaraguye. Agenda areba ko intambara yashenye umujyi wabo, maze aragenda, ageze ku nzu ye, asanga inzu ye nta n'ikirahure cyamenetse. Reka nsoreze aha ngaha, mwananiwe mukwiye gutaha. Reka nsoreze aha ngaha. Maze arakomanga ku rugi, agiye kumva, yumva inkweto iyi ntambuko, nta gushidikanya ni Marigarita. Ingendo ye yarayizi, maze araza, maze umashyiramo urufunguzo muri serire, maze arafungura. Amukubise amaso, asubizaho urugi. Yafunguye urugi, bakubitanye amaso, asubizaho urugi. Kandi yari Marigarita. Marigarita ni jyewe nyingura umugabo wawe wagutaye cyagiye banjye ku rugamba. Ntabwo napfuye Marigarita nyingurira, Marigarita ashyira mu rufunguzo. Ikibazo wakwibaza, byageze biti? Marigarita yari afite undi mugabo yinjije mu nzu, kandi yari ari mu cyumba, kandi yari ku gitanda. Marigarita yamukubise amaso, ntabwo ari kongera kumukingurira ngo yinjire mu nzu, harimo undi mugabo yamaze gukingurira. Ijambo riratubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, numva ijwi ryanjye ukingura urugi, njinjira iwawe kandi dusangire. Marigarita ntiyabashije kumukingurira kuko hari undi wari winjiyemo mbere. Inshuti z'Imana, mbese hari undi wakinguriye? Mbese hari undi uri mu mutima wawe? Mbese hari undi wakiriye? Nyamara hari umugabo wagukoye, kandi yagukoje amaraso ye y'igiciro cyinshi. Uwo niwe wari ukwiye kuba muri twebwe, nawe tukaba muri we uyu munsi n'iteka ryose ku bwa Yesu. Dushyize hejuru izina rya Yesu Kristo,
niwe duhimbaza turutira byose. Dushyize hejuru izina rya Yesu Kristo, niwe duhimbaza turutira byose.